Muri ino minsi abantu bataye gakondo kubw'ibintu bishira mu kanya gatoya, ugasanga umukobwa ataye gakondo y'agakiza ku irari ry'iminota 30, ku busambanyi bw'iminota 15. Hari igihe uyu munsi ushobora kumbera amaboko ariko ukananirwa. Ndagusaba ngo nubyuka ujye usengera nk'uko nanjye iyo mbyutse ndagusengera. Ndagusaba ngo nugenda nuboneka mu mwanya Imana igushakamo, nuboneka mu mwanya Imana ikunda, ujye unzamura umvuge mu mazina. Niwisobanura uzatandukira. Ibyiza nuko wakwicecekera, kuko Imana iteguye imbaraga zizakurwanirira mu bihucamo. Ntabwo ari ibyahise gusa, ntabwo ari ibyo urimo gusa, n'ibihe bizaza. Imana iguteguriye imbaraga zizakurwanirira mu bihucamo. Rero nagira ngo nkubwire ko uwaribanza akanikurikira ni umwami w'abami, ari ku ngoma byiteka. Wa mugabo we, ibyaha n'ibicumuro ntibiguteshe gakondo. Wa mudamu we, wa mukobwa we, mama, ntihagire ibintu bigutesha gakondo. Murakoze cyane, ikaze kuri mwebwe mwese munteze amatwi mudukurikira ku Gushima TV. Imana y'amahoro ibaho umugisha aho muherereye. Ni ukuri shimiye ababyeyi, abagabo, abasore n'inkumi, urungano, abantu tungana mwese mukomeje kunyereka ko turi kumwe, muri kumwe nanjye. Imana ibaho umugisha, Imana ibahire, Imana ibarebe neza, Imana ibarwanirire. Dutangira rero dusenga, ndagira ngo mbabwire neza ko ubuzima ni nka bisi. Ubuzima ni nka bisi, uhaguruka bisi yuzuye, abandi bakagenda basigara mu nzira. Buriya bo mugera nayo nibo baba ari abantu bawe, kuko uramutse ugize ikibazo utakigize kurusha niwe wagutabariza. Hanyuma rero ntuzatinde ku bantu mutigeze, ku bantu mwateyangiranye urugendo mukaba mutarageranyeyo. Nshimiye rero mwebwe turi kumwe kandi tukaba tuzagerana mu bwami. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Nari mbabwiye ngo ubuzima ni nka bisi, ihaguruka yuzuye ariko abandi bakagenda basigara mu nzira. Ndabinginga ko mutazasigara mu nzira, ahubwo tuzagera nayo. Abo tuzagera nayo ni mwebwe banjye, abo tuzumvana impanda ni mwebwe banjye. Nicyo mbifuriza kandi namwe nicyo munyifuriza. Nshimiye abantu mukomeje kunsengera, abantu mukomeje kumpeka, abantu mukomeje kumbwira ko munkunda, mukunda ibiganiro mbagezaho, mukunda ijambo ry'Imana tuganira. Imana ibaha umugisha. Ni ukuri Uwiteka bakomereza amaboko. Ndumva nshaka ko twasenga tukabwira Imana ikongera ikatugarukaho, ikadutindaho. Uri Imana yo kwizerwa, ufite imbaraga, ufite kwera no gukiranuka. Ijuru ni intebe yawe, isi ni intebe y'ibirenge byawe. Wicara mu ijuru ukarambiriza mu isi, ubera hose icyarimwe. Ntabwo uri interenganya, ntabwo ubeshya, ntabwo uvuga amasigara byicaro. Twagiye tugira abantu batubeshya, twagiye tugira abantu baturerega, ariko uri Imana itarerega. Ntabwo waturira i Kigali, ntiwaturira aho dutuye, ntiwadukoze isoni, ntiwatwihakana, ntiwaduharara ngo duhararukwe. Ni wowe Mana, ni wowe bwugamo bw'abera, ni wowe bendera ryacu, ni wowe cyambu twambukiraho, ni wowe nkoni tugenderaho, ni wowe gihome kidukingira. Imana, Imana, Imana ishimwe. Imana, Imana ihimbazwe. Imana, Imana ihabwe icyubahiro. Luka yaranditse mu gice cya mbere ku murongo wa 78, aravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu, ngo nicyo kizatuma umuseke udutambikira, ngo ukamurikira abantu bicaye mu mwijima, ngo kandi ukabayobora inzira y'amahoro. Sengeye umuntu unteze amatwi kugira ngo umucyo w'Imana umutambikire, hanyuma umuyobora inzira y'amahoro. Kandi Luka yaranditse mu hepfo, ageze hepfo hari amagambo Elizabeth yabwiye Mariya ubwo yaramugendereye mu rukiga ku murongo wa 45 w'icyo gice cya mbere. Aravuga ngo hahirwa umuntu wizera yuko ibyo yavuganye n'umwami Imana bizasohora. Hahirwa umukobwa wizeye ibyo yavuganye n'umwami Imana ko bizasohora. Hahirwa umubyeyi wizeye ko yavuganye n'umwami Imana akaba yizeye ibyo yavuganye nawe ko bizasohora. Hahirwa umugabo, hahirwa umusore wizeye ibyo
yavuganye n'umwami Imana ko bizasura. Twavuganye n'Imana itabeshya, twavuganye n'Imana idashyirwaho n'amatora, twavuganye n'Imana badatera kudeta, twavuganye n'Imana yihariye ingoma ebyiri, iyo mu ijuru n'iyo mu isi. Twavuganye n'Imana iyoboye abami bo mu isi, yitwa umwami w'abami. Twavuganye n'igiti cy'inganzamarumbo, twavuganye n'isambi tarumba, twavuganye n'ubwugamo bw'umugaru, twavuganye n'ibendera ryacu, twavuganye n'iyihariye kwera irera. Mu mazina yose yo mu isi nta rindi zina riyirusha gukomera, nta rindi zina mu isi rihwanye n'irya Yesu, nta rindi zina rihwanye n'iry'Uwiteka, nta rindi zina rihwanye n'iry'Imana yacu. Imana ishimwe. Dawidi yaravuze ngo hahirwa ishyanga rifite Imana ya Yakobo h'umutabazi, ngo kuko Imana izarirengera mu makuba. Sengeye umuntu neza amatwi ngo umurengere mu makuba. Ejo bundi warengeye Daniel mu makuba ye bamuta mu rwobo, warengeye abayuda mu makuba yabo. Warakoze, waraturengeye mu makuba yacu yatambutse mu gihe cyashize. Turabagabo bo kubihamya. Ngaho rengera buri muntu wese, umurwanirire kandi umuha imbaraga zo gutsinda, umuha imbaraga zo kunesha, umuha ubutsinzi, mutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi be, kugirirwa neza n'imbabazi bimwomeho. Ngaho duhire muri byose. Umugisha umuntu uteze amatwi iri jambo, mwagurira imbago, umugirire ibambe, mukomereze amaboko, mwuzuze umwuka wera, umumara umubabaro, kandi Uwiteka umutsindire ibyamutsindaga, mushoboze gukiranuka kuko uri umunyamaboko. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dusangire ijambo riri mu gitabo cyo kubara. Igitabo cyo kubara ni igitabo kiri mu bitabo 5 Mose yanditse, kiri mu bice 27. Kubara bice 27. Turasoma ku murongo waho wa 5, tuganire twumve icyo Imana ivuganye natwe. Mbasaba gukomeza gukora subscribe, ndetse mumpa na comment, mukora share, mumpa na like. Ni mwebwe mbaraga mfite, kandi Imana ibaha umugisha. Hanyuma impamvu nkunda kubabwira ngo ni mwebwe mbaraga mfite, Abisiraheli barimo barwana n'ababisha babo. Umunsi umwe ngo Mose yamanitse amaboko, yayamanika akaruha, akagwa, amaboko yakamanuka, ngo yamara kumanuka Abisiraheli bakaneshwa. Hanyuma bigira inama yo kumushyigikira. Haza ngo uwitwa Aroni n'uwitwa Huri. Wowe unteze amatwi, uri Aroni wanjye, uri Huri wanjye, kandi Imana iguha umugisha. Baramira amaboko ya Mose. Mose ubwo yabaga amanitse amaboko rero, Huri yafataga ukw'iburyo, Aroni agafata ukw'ibumoso, Abisiraheli bakarwana bakanesha. Aroni na Huri baje kunanirwa, noneho ngo bamushyigikiza amabuye. Ari igihe uyu munsi ushobora kumbera amaboko ariko ukananirwa. Ndagusaba ngo nubyuka ujye usengera nk'uko nanjye iyo mbyutse ndagusengera. Ndagusaba ngo nugenda, nuboneka mu mwanya Imana igushakamo, nuboneka mu mwanya Imana ikunda, ujye unzamura umvuge mu mazina Ikirezi Esther, nk'uko nanjye nkuvuga, wowe unteze amatwi, wowe unkurikiye, wowe udahwema kunyereka ko ukurikiye ibiganiro n'ijambo ry'Imana nkugezaho. Imana rero iguha umugisha. Nuko ngo bakajya bamushyigikiza amabuye. Nari mbabwiye rero ngo nimwe maboko, niwumva wananiwe ujye ushyigikiza ibuye, kuko ibuye risobanura Kristo. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ku Mana, riratoranwa, rihinduka ibuye rikomeza imfuruka. Reka rero dusome. Haravuze ngo Mose, kubara ibice 27:5, turageza ku murongo waho w'8 cyangwa 9. Dusome mu izina rya Yesu. Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati, abakobwa ba Selofuhadi baburanye iby'ukuri, ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se, kandi ubwira Abisiraheli uti, umuntu napfa adasize abahungu, muzatume umukobwa we aragwa gakondo ye. Nadasiga umukobwa, muzahe bene se gakondo ye. Amen. Ndumva tugiye kuganira kuri iri jambo rifite intego ivuga ngo Imana iteguye imbaraga zizakurwanirira mu bihe mu bikomeye ucamo. Imana iteguye imbaraga zizakurwanirira mu bikomeye ucamo. Uyu munsi ushobora kuba utari intyoza mu kuvuga,
cyane ko umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo umutima usobetse amaganya ntabwo usobanura amagambo. Kandi nta muntu ugira ubwisobanura mu kibazo, nta muntu ugira ubwisobanura mu kigeragezo. Ni ukuri nujya kwisobanura uzisobanya. Rero ibyiza ntabwo mu kigeragezo, mu rugamba uriho kurwana narwo nakugira inama yo kutisobanura, kuko niwisobanura uzacumura, niwisobanura uzibeshyera, niwisobanura uzatandukira. Ibyiza nuko wakwicecekera, kuko Imana iteguye imbaraga zizakurwanirira mu bihucamo. Ntabwo ari ibyahise gusa, ntabwo ari ibyo urimo gusa, n'ibihe bizaza. Imana iguteguriye imbaraga zizakurwanirira mu bihucamo, mu bihe uzacamo. Aba ni abakobwa ba Selofehadi bo muri imwe mu miryango y'Abisiraheli. Aba bakobwa ise yari yarababyaye ari abakobwa, kandi abakobwa murabizi no mu muco no muri Afurika abakobwa ntibakundaga kugira ijambo, usibye uyu munsi viziyo igenda ibihindura. Ubundi hambere bwo higaga abahungu, abakobwa ntabwo bemererwaga kwiga. Nimba ivuga abanyarwanda bankurikiye baranyumva cyane cyane, abakuru bazi ibyo mu gihe cyashize. Hanyuma abakobwa ba Selofehadi rero ngo ubwo Abisiraheli bahabwaga gakondo, abakobwa ba Selofehadi basigara nta kintu bahawe, basigara nta kintu babonye. Kandi aba bakobwa bari babizi neza ko Imana iteguye imbaraga zizabarwanirira mu bihe bacamo. Ubundi iyo wamaze kuganiriza umutima ukawubwira ko Imana iteguye imbaraga zizakurwanirira mu bihe ucamo, n'iyo gereza yaza wumva udafite ubwoba. N'iyo abantu bakugambanira bakandika inzandiko z'ibinyoma ntabwo bigutera ubwoba. N'iyo abantu bakwanga ntabwo bigutera ubwoba. Nubwo umugore wishakiye yaguta, nubwo yakwanga ntabwo bigutera ubwoba. Umugabo washatse nubwo yaguhinduka ntabwo bigutera ubwoba. Imiryango nubwo yaguhinduka ntabwo bigutera ubwoba. Nubwo wamara igihe mu bushomeri ntabwo bigukura umutima, kuko ubuzi neza ko Imana iteguye imbaraga zizakurwanirira mu bihe ucamo. Kandi rega ndagira ngo mbabwire ko Imana itatuvanira amaho, ntabwo Imana yatuvanira amaho. Mutekereze ku Mana ivuba imvura mu bishyimbo ikayivuba no mu mahwa, ikavuba imvura mu bishyimbo abantu bazarya, ikavuba n'imvura mu mahwa azajomba abantu bitambukira. Mutekereze Imana ivuba imvura mu itabi, ikavuba imvura no mu birayi abantu bazasarura bikabaramira. Rero ni Imana itarobanura ku butoni, ni Imana idaca urwa kibera, ni Imana itanegurizwa izuru, ni Imana itareba kavukire, ni Imana itareba uburanga, ni Imana itareba igihagararo, ni Imana yo kwizerwa. Ni Arufa ni Omega, niko Yohana yavuze ejo bundi ari ku kirwa Patimo yandikira amatorero 7 yo muri Efeso. Yaranditse ngo ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukinga ntihagire ukingura, ukingura ntihagire ukinga. Aravuga aya magambo, aravuga ngo ni Arufa ni Omega, ni itangiriro n'iherezo. Yavuze amagambo y'ubwenge Yohana. Rero nagira ngo nkubwire ko uwaribanza akanikurikira ni umwami w'abami, ari ku ngoma by'iteka. Abakobwa ba Selofehadi rero bamenya ko hari Imana ibarwanirira mu byo bacamo. Barahaguruka bajya kwa Mose, baramubwira bati, kandi Bibiliya avuga ngo maze ngo higira hafi abakobwa ba Selofehadi ngo mwene Heferi na Gereyadi na Makiri na Manase, ngo ni imwe mu miryango ya Manase mwene Yosefu. Aya niyo mazina y'abakobwa ba Selofehadi, ni Fehadi, ni Mahira, ni Nowa, ni Hogira, na Miruka na Tirusa. Hanyuma ngo bahagarara imbere ya Mose, ngo bamaze guhagarara imbere ya Mose na Eliyazari umutambyi, ngo n'abatware bose bo mu Bisiraheli, ngo bashinga urubanza, baravuga bati, ni gute twebwe abakobwa ba Selofehadi? Data Selofehadi ntiyigeze ajabura inyama zo ku rutambiro, data Selofehadi ntiyanyweye vino, ntiyigeze akora ibizira ntiyigeze akora ibizira bene wacu bagiye bakora mu Isiraheli. Ni iki cyatuma mutaduha gakondo? Kandi data nta bizira byigeze bimubonekaho. Hanyuma rero baburana izina rya se, bavuga ibigwi se yakoze, bavuga ibigwi bya se, barabivuga. Ndetse ku murongo wa 4 w'iki gice baravuga ngo niki gikuza izina rya data mu muryango we, nuko atabyaye umuhungu uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data. Baraburana, barahaguruka, baburanira izina rya se. Aba bakobwa ba Selofehadi nabigiyeho ikintu gikomeye muri ino minsi.
abantu bataye gakondo kubw'ibintu bishira mu kanya gatoya. Ugasanga umukobwa ataye gakondo y'agakiza ku irari ry'iminota 30, ku busambanyi bw'iminota 15 bw'iminota 30. Ugasanga umuntu ataye gakondo ku icupa rya mitsingi ari bunywe, urumva neza, kandi ejo akazongera akarikenera. Abantu bataye gakondo ku bintu bishira vuba, birengagije ko hari ibindi bintu bizabaho bidashira, kandi ibyo bintu bidashira nibyo bintu by'ubwenge, nibyo bintu Imana ibikiye abera, nibyo bintu Imana ibikiye abakiranutsi. Abantu bataye gakondo zabo kubera guhanga amaso ku biri bugufi, bibagiwe ko ibi biri bugufi bizashirana no kwifuza ku isi. Bataye gakondo. Abantu bataye gakondo, batereye gakondo muri korari, kandi batereye gakondo mu murimo w'ivugabutumwa, batereye gakondo mu gishumba, batereye gakondo mu gipasteri. Ariko ndagira ngo mbabwire neza ko ejo bundi Yohana yanditse mu nzandiko ze, aravuga ngo bakundwa, turi abana b'Imana, ukuntu tuzasa ntabwo kurerekanwa. Aravuga ngo cyakora Kristo naramuka yerekanywe tuzasa nawe. Ndagira ngo umubabaro dufite, umubabaro w'igihwayihwayi, umubabaro ufite w'akanya gato, nutumuta gakondo, ntutume ujye inyuma y'amasezerano. Erega Dawidi yaravuze ngo siko bizaba kuba mutegereza, ngo muri bo nta muntu uzakorwa n'isoni, ngo keretse umuntu uva mu isezerano nta mpamvu niwe uzakorwa n'isoni. Aba bakobwa ba Selofuhadi baravuga ngo nubwo turi insuzugurwa mu muryango, ariko dukwiye kuburana kuri gakondo ya data. Ndagira ngo wowe unkurikiyeho neza amatwi wirwaneho, ndagira ngo wirwaneho muri korari uririmbamo, wirwaneho mu gihugu uherereyemo, wirwaneho mu kazi ukora, wirwaneho mu bupfubyi bwawe. Urumva neza, famiye yaragutaye, urumva neza, washatse urugo ushaka kubaka ariko waruhuriyemo n'ibibazo, ariko uyu mwanya umva, nkuzaniye ubuhanuzi, nkuzaniye ihishurirwa rivuga ngo hishurirwa, wirwaneho, umenye ko Kristo uko yarari kera na n'uyu munsi niko ari. Ntabwo asaza ngo yitwaza akabando, ntavuga amasigara byicaro, ntabura uko agenza. Irwaneho kuko hari Imana igambiriye kukurwanirira, hari Imana igambiriye kukurwanirira mu byo ucamo, mu byo uzacamo. Uru rubanza rero baruzanira Mose ngo arujyane imbere y'Imana. Arugejeje imbere y'Imana, kubera ko Imana yari yarateguye imbaraga zizarwanirira abakobwa ba Selofuhadi nk'izi guteguriye wowe unteze amatwi. Imana iramubwira ngo ibyo abakobwa ba Selofuhadi bavuze nibyo, ibyo abakobwa ba Selofuhadi baburana n'ukuri. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya irwaneho, ntabwo uzatinda kubona yuko icyo waburaniye ari ukuri. Nubwo Mose atabyumva, nubwo abatambyi batabyumva, nubwo abamuririmbana batabyumva, nubwo abaturanyi batabyumva, ariko hari Imana idacurwa kibera, hari Imana ihaguruka ntihagire umuntu yicaza, hari Imana itabara itabajije abaturanyi, hari Imana itabara itabajije imiryango mpuzamahanga, hari Imana itabara itabajije ubusobanuro. Urumva, ntabwo ibaza ngo so ninde, ngo uvuka kwande, ngo uruwo kwande. Yo iyije gukora, Imana iza nk'Imana. Ndagira ngo nkubwire ko Imana iza nk'Imana. Mose Imana iramubwira ngo ibyo abakobwa ba Selofuhadi baburanye ni ukuri, nibyo. Bahe gakondo, kandi uhereye uyu munsi n'abandi bakobwa bo mu Isiraheli babonerewe, n'indi miryango yabyaye abakobwa mu Isiraheli ibonerewe. Aba bakobwa ba Selofuhadi banyibukije umugabo witwa Naboti. Naboti nzamugarukaho mu gihe kizaza. Bakoze ibintu by'ubwenge, bakoze ibintu by'ubutwari. Wa musore we, ibintu ucamo, intambara ucamo, ibyaha ntibiguteshe gakondo. Wa mugabo we, ibyaha n'ibicumuro ntibiguteshe gakondo. Wa mudamu we, wa mukobwa we, mama, ntihagire ibintu bigutesha gakondo, ntihagire ibintu bikwambura gakondo. Papa, ntihagire ibintu bikwambura gakondo, ntihagire ikintu na kimwe kikwambura gakondo yawe. Yobu yigeze yumva ibintu inshuti ze zamubwiye, za Birudadi na za Elifazi na ba Zofari, bamujomba, bamujora, ariko Yobu akomera kuri gakondo ye. Bwana asifiwe. Aravuga ngo nubwo abana banjye bapfuye, umugore akandeka, inshuti zikandeka, jyewe Yobu ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Aravuga ngo umubiri wanjye numara kubora, nzabona umwami Imana yanjye mfite undi mubiri. Amaso yanjye jyewe Yobu niyo azamureba, ntabwo ari ayundi. Ndagira ngo ukure amaso ku bikurwanya, uyahange kukurwanirira, kuko ukurwanirira birusha amaboko. Ukurwanirira
kurwanirira abirusha imbaraga. Uguteguriye imbaraga zikurwanirira mu bihe ucamo ni umunyamaboko. Ntabwo agaragara ariko akora ibigaragara. Ukuboko kwe ntabwo kugaragara ariko gukora ibintu bigaragara. Undi muntu wagumye kuri gakondo ye ni Dawidi. Yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye ngo kugira ngo ntagucumuraho. Amen. Ndagira ngo papa ubikire ijambo ry'Imana mu mutima, mama ubikire ijambo ry'Imana mu mutima, sister bikira ijambo ry'Imana mu mutima, brother bikira ijambo ry'Imana mu mutima. Ribikire mu mutima, ntihagire ibintu bikwambura gakondo yawe, gakondo y'abasogokuruza. Hari abantu batsimbariye kuri gakondo y'abasogokuruza bahamenywa kwizera. Uyu munsi ni intwari mu byo kwizera. Yohana yatsimbaraye kuri gakondo ye ngo bamuteka mu ngunguru y'amavuta, ari umusaza. Mwabyumvishe? Hanyuma barapfundikira, baracanira, ngo ku munsi wa gatatu bapfunduye basanga Yohana yahindutse umusore kubwo gutsimbarara kuri gakondo ye. Baravuga ngo ubwo tumucaniriye mu mavuta ntashye, reka tumujyane ku kirwa Patimo. Ndagira ngo mbabwire ko impamvu Yohana atahiye nuko nta mavuta atwika andi mavuta. Yohana yari afite amavuta amuhesha gutsimbarara kuri gakondo, avuga ngo sinahara Kristo, sinamuvuga nabi, sinamutesha agaciro, sinamusubiza, sinamwambura icyubahiro cye. Nuko bituma imbaraga Imana itanga imbaraga zirwanirira Yohana no mu ngunguru y'amavuta. Bituma imuha amavuta, atuma amavuta bamukaranzemo atamutwika. Biravuze ngo nta mavuta atwika andi mavuta, nta muriro utwika undi muriro. Niyo mpamvu Saduraka na Meshaki na Abedenego batsimbariye kuri gakondo. Baravuga ngo Imana twasenze i Yerusalemu, iyo twakoreye, yakuye abasogokuruza muri Egiputa ikabazana i Kanani mu gihugu cy'amasezerano, niyo kwizerwa. Byakunda ko yaturokora itanura, byakunda ko yadukiza amaboko yawe mwami, ariko naho itabikora ntabwo dushobora kubararira ibigirwamana wakoze. Ngo bituma Imana itegura imbaraga zirwanirira Saduraka, Meshaki na Abedenego. Babajugunye mu itanura umwana w'intama yari batanzemo. Nkubwire ngo nukomera kuri gakondo yawe, mu itanura ryawe Imana iguteguriye umwana w'intama uzagutanga mu itanura. Mu ibibazo byawe Imana iguteguriye umwana w'intama uzabigutangamo kugira ngo bitaguhitana, kugira ngo bitagutendebura, kugira ngo bitagukura mu byizerwa bikagukura ku musaraba. Noneho ndagira ngo mbabwire ko hari abantu batsimbaraye kuri gakondo. Abo bitwa abanyamahirwe, ngo bemeye kurundwaho amabuye, batekwa mu mavuta, babambwa ku giti, bashumurizwa inyamaswa z'inkazi zirabarya, ariko batsimbarara kuri gakondo. Bibuza gusambana mu gihe abandi basambana, bibuza kunywa inzoga, bibuza kunywa vino mu gihe abandi bazinywa, bibuza ibihumanya ubugingo mu gihe abandi bari gusayisha. Bagumana kwera kw'Imana no gukiranuka kwayo. Wowe unkurikiye, wowe unteze amatwi, ndagira ngo ukomere mu ntambara uriho kurwana nazo, uzihamirize, uzibwire ngo sinzikoraho kuba inyangamugayo. Nubwo ibiturwanya ari ibiremwa, nubwo ari ibinyembaraga mu bifatika, ariko uturwanirira abirusha amaboko. Uturwanirira ni umunyembaraga, ni umuremyi. Niko natangiye mbabwira, niko nababwiye mu minsi yashize. Ndagira ngo rero dusenga Imana. Hanyuma kandi Imana ibwira Mose, iramubwira ngo ubwira Abisiraheli ngo n'undi mukobwa wese, ariko amen, ubwira Abisiraheli ngo n'undi mukobwa wese wankundiye ukirwanaho. Sinzi igihugu urimo, sinzi ahantu uherereye, sinzi intambara umazemo igihe, sinzi imyaka umaze wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, sinzi ibiriho bikugerageza, sinzi inshuro wambuwe gakondo, ariko irwaneho nk'uko aba bakobwa ba Selofuhadi birwanyeho bagashira amanga. Uhagarara imbere y'Imana, hari uzakurwanirira. Nababwiye ngo ibi biturwanya ni ibiremwa, ariko uturwanirira ni umuremyi, abirusha amaboko, abirusha gukomera. Uri se w'umwami wacu Yesu, uri umuremyi waremye isi n'ijuru. Isi n'ibiyuzuye ni ibyawe. Yoweri yaravuze ngo ifeza n'izahabu ni ibyawe, aravuga ngo isi n'ibiyuzuye ni ibyawe.
nuhabwe icyubahiro, nushimwe, nuhimbazwe. Wigeze ubwira Mose, uramubwira ngo umuntu uba mu bwihisho bwawe ngo azahama mu gicucu cy'ishobora byose, nawe aragusubiza ngo Uwiteka uri ubuhungiro bwanjye, uri igihome kinkingira. Uramubwira ngo ibiteye ubwoba bya nijoro ntibizamutinyisha, mugiga igenda ku manywa mugiga igenda nijoro n'umwambi ugenda ku manywa y'ihangu ntacyo uzamutwara. Usezeranya Mose, uramubwira ngo abantu inzovu bazagwa iruhande rwe, abantu igihumbi bazagwa iburyo bwe. Uramubwira ngo azabirebesha amaso abone ibihembo by'abanyabyaha. Hanyuma uramubwira ngo kuko yakunze gukiranuka akanga ubugome nicyo uzamukiriza, azakwambaza nawe umwitabe kuko yamenye izina ryawe. Uramubwira ngo uzamuhaza uburame kandi azinjira mu mva yiwe ashaje. Tumenye neza yuko hari abantu birwanyeho, bagize ihishurirwa birwanaho, barimo abakobwa ba Sarofahadi. Uyu mwanya nsengeye umuntu wese unteze amatwi, apfukamishije amavi y'umutima we, apfukamishije amavi ye, ashatse kwirwanaho nk'uko abakobwa ba Sarofahadi birwanyeho. Niwumve gusenga kwacu, niwumve kwinginga kwacu, niko Dawidi yavuze. Ntube kure yacu, ntube kure y'abantu banteze amatwi, kuko uhereye kera ukageza uyu munsi uri Imana itari intambira kibi, uri Imana itirengagiza, uri Imana idahuga, uri Imana ikora, uri Imana ikomeye, uri umunyembaraga. Ubeshaho, urera imfubyi zigakura, uhagararira abapfakazi, urengera abadafite shinge na rugero, ubeshaho, urakiza, uratabara, urazura, urarema, urakomeye. Uha umuntu ijambo, uhindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Ushobora byose, nta kirogoye umugambi wawe. Ngaho hira buri muntu wese unteze amatwi, kandi umwumvire ku munsi w'amakuba n'ibyago. Niko umwanditsi Dawidi yavuze muri Zaburi, yaravuze ngo gutabarwa kwawe kutubonekeho, kandi wakire igitambo cyacu muri uyu mwanya, wakire gusenga kwacu, kandi tugirirwe neza n'imbaraga z'amaboko y'Imana ikomeye. Urakoze. Hira ababyeyi, hira abakobwa, hira abasore. Hari umuntu urugo rwe rwari rusenyutse ariko agize ihishurirwa, murengeze itegeko ry'uko nk'iryo warengeje abakobwa ba Sarofahadi. Hari umuntu umaze igihe mu bukene, murengeze itegeko mukure mu bukene. Hari umuntu ushonje, murengeze itegeko mugaburire. Hari umuntu umaze igihe mu burwayi, murengeze itegeko umukize. Hari umuntu abarozi bafasheho ijambo, murengeze itegeko umukize ibitero by'abarozi. Hari umuntu umaze igihe ku musozi w'amasezerano, murengeze itegeko usubize gusenga kwe, usohoza amasezerano ye. Zaburi n'ibihimbano by'umwuka ubyuzuza akanwa ke, kuko uri umunyembaraga. Urakoze, ndagushimiye kuko ushobora byose, nta kirogoye umugambi wawe, ni mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, ndabashimiye. Password nuko mwirwanaho, nuko nirwanaho. Hanyuma Imana yo iteguye imbaraga zizaturwanirira mu bihe ducamo. Imana iteguye imbaraga zizaturwanirira. Ndagira ngo nkubwire ko Imana iteguye imbaraga zizakurwanirira mu bihe ucamo. Hanyuma rero muri ibyo bihucamo, gira ihishurirwa ryo kwivuganira, ryo kwiburanira, ryo kwirwanaho nk'uko abakobwa ba Sarofahadi babigenje. Hanyuma nkomeje kubasaba ngo mukore subscribe, ndetse mukore na share, muduhe na comment, biradushimisha. Ndetse gusenga kwanyu ni ingirakamaro, kudusengera nabyo ni ingirakamaro, ntago tubyanga, turabikunze cyane. Abakomeje kubikora, abakomeje kudusengera, Imana ibamugisha, abakomeje kudushyigikira, bifuza kudushyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mwese aho muherereye, Imana ibaha umugisha. Nagira ngo mbahe nimero 0788 900 552. Yesu abahera umugisha aho muri. Amen.